Salamu mwana. Yes mwana. Mizere tera. Twaraburanye byataye. Ngaburiye ko nakikuba. Ndahari bana. Hehise. Ndahari rwose. Iyo mukize ngo murabura neza. Mbona kuza rwose. Bite sugiye? Tanangiye mu mujyaruguru ngiye kureba. Nanjye nzamutse ngiye kureba wa mugore uri atwana mu kiramo. Namenye amakuru ko ngo yagiye n'amafaranga yacu. Yagiye? Yateze indege ngo yagiye n'amafaranga yacu. Reka tubanze tugere turebe. Tumenye ko ari ukuri koko. Ariko nsanze ari ukuri. Sinabura televiziyo cyangwa radio nero. Tukabigurisha ina tukaba tukuyemo makeya. Imibare ubarase ngo ntibaburyo uterura uziko nta muntu yahasize. Yesu andinde umujema zagusingiza mu bihe byose igihe cyo kurya andinde ubuzima zagusingiza ni wowe mugenga uvandimwe wanjye Yesu ndindiye nibifu zagusingiza. Hasize se babe ko aturi midende yabe ko tubana mu kimina. Oya hasize se nawe amubana mu kibina cyangwa no umuntu uraho nyine ashobora nk'umupagasi we niki. Burya ngo wanga 5 gatora 0 wapi. Reka tumenye ko ari ukuri. Ndayashaka yaba radio ndayitwara yaba televiziyo ngiye kwigurisha. Ese ngiye mbikwibukije ko wari wigiriye mu mujyi. Reka nose reka no uhagarariye ikimina. Reka tugere turebe umuyobozi niho akatubwiye. Reka tugere turebe uruvuga ngo tubona televiziyo tuyitwara. Radio tuyibyina. Simbuke tugere. Reka tugere turebe. Cyo kujya guhaha Ivaneza andindi ibiciro zagusingiza nubwo bampenda rwose Yesu arahari nibyo kuzamura ibiciro ni fake ni wowe mugenga nge Yesu wandindiyo ima zagusingiza igihe cyo kunywa amata ndabizuza mpinka inka imfizi nzagushimira ni wowe mugenga wanjye Yesu wamaye n'umugore jani nzagusingiza. Wowe menye gute ko yagiye? Yabimenye umusibe ejo ariko ejo ni akazi kenshi. Telefone ziracamo. Reka ntabwo nyira mu rwego. Asanga ibyo binarukorera. Asanga ibyo binarukorera. Yesu Kristu alikuwa hapa duniani baravuga ngo Yesu azagaruka kweli ibyo bamukore bamukubita uko yagaruka hano barabeshya ngo Yesu azagaruka bagukubitira mu mujyi ugasubirayo hana yanjye ukaba bamukubise bose bazabona ishyano rimwe rizarwara indwara bitazi aho ziturutse. Yesu Kristo alikuwa hapa duniani kuokoa wale wasambanyi na wamwizi n'abajura bose.
Yesu Kristo alikuwepo duniani kuokoa. Mafema na waza waokoa kabisa watu wa njala. Chini na waza Hano murabo. karibu sha. Makuru bite Sawa sawa. Nta mibereho. cyarari Katwegerane. cyarari yo Ikibazo. Bite se? bisize biki numva ari humura ariko si bibi cyane Kitwa Kazumbaturi. bato ni barufe yahe Ni mu isoko. ntabwo washobora bakamugisha Teri Cowboys byo ntabwo bibaho. ntabwo bibaho Umva. uzarebe iby'iwawe iby'ijyangano birebire cyane Okay, nta kibazo. hano nta matiku haba Ikintu kitugenza rero. ese ureba nambaye ibi Ubu kitugenza boss. Turashukura wa mugore. inde Wa mugore wa hano. umugore wa hano Uriya tubana mwikira hano. turashaka nyir'urugo nyirugo muramukurahe yagiye kera Nyir'urugo ubwo uvuga ngo ni nyirinzu. ni nyirinzu none se byagenda gute Turamushaka rero. yagiye kera ndakubwira yagiye kera yazindutse mu gitondo cya yarwika ajyahe ajya muri Amerika Yagiye none se? yafashe indege arambwira ati uzabwe muri urwo rugo sinzigeze nzagarukira Amafaranga yacu se? amafaranga Tubana mwikira hamwe kandi uziko ari wowe wikaga. none se aho muhanira amafaranga ndahazi ariko abangaba n'abamuri amateka mutwe aho muhanira amafaranga njye ndahazi ngenze aho muhanira amafaranga niyo mpamvu natwe tukubajije nyir'urugo ari he niwe dushaka yagiye yafashe indege yagiye Ikajya- kandi n'ikindi yambwiye ndakizi yambwiye ati igiki ntihagire umuntu umutelefona ari mu ndege kuko ubu ngubu ageze hejuru y'inyanja Ni- aravuga ati indege y'abandi iramukiranutse uwo muntu sinzi indege yanutse bayigangara ubwo bufaranga muvuga ni ubuhe Wibwita ubufaranga. n'amafaranga naho ni mu telefone Telefone yayikuyeho kare. none se batelefona umuntu uri mu ndege kubera iki Ariko ubundi twamwizeye gute? mwibaze mukomeze mwibaze ibyanyu sinzi siko twari tuzi ko ari umuntu utuye akaba yagiye ubundi yagiye nkande none se Uyu mugabo ndamuzi n'umunyamitwe. ari asiranse Wasanga ari mu nzu akaba ari mu kuduhisha. njyewe cyangwa yitsinditsemo hariya mwabivuganye none se ndarana nawe ariko wirirwana nawe kurirwana nawe kugira ngo Ubana mubane nawe ariko. mbana nawe njyewe None se urubana? nuse tugusanze mu rugo rwe oya ngo nkora akazi kanjye ngataha ariko ntabwo ngiye mbana n'uriya mugore ariko n'ushinzwe kumenya aho yari Ukora akazi kawe ugataha. ndababwiye ngo yambwiye noneho ngiza n'impaka nkeya kuko bisa nk'aho njye mwishyuza njye nta deni nabafatiye simba mwishyirahamwe simba ndi muri koperative yagiye yambwiye ati amaze kunsinyira arambwira ati tugeze hejuru y'inyanja ya pasifika ntihagire umuntu umutelefona kugira ngo indege y'abandi idahanuka Hanyuma se uko shimye gukora utaha uyu munsi n'indi urara hano. none se urugo rwe naruta no kandi uko rutataha nyine nyir'urugo azi oya ntabwo nabasiga hano kuko Mubwira- muzanye imitwe mubwira abyuke mubwira abyuka iki yaryamye buraryamye mu ndege n'abaryamye hejuru nakubwiye yagiye Ariyemera ntabwo yadugaye ariyemera. Ntabwo yaryama ngo ari hano. Dore ukuntu ibintu bimeze rero. Nguko. Ya televiziyo buriya yakora. ngo ngwiki televiziyo reka manze ndebe n'ibikora Boroheje. televiziyo irakora ni iya nyoko se Erega amafaranga adufitiye nawe na buriya televiziyo bwa Seromo. ndakubwiye ntabwo nyoko yigeze asiga ikintu hano urumva ariko uzi n'ibindi ifite na radiyo mundebere niba zifite na buriya bafure niba mukagira ababyeyi na dekoderi muje kwishyuza umuntu mukamubwira mukavugana ko aba ari mideli akaba amafaranga yayo ariko ntabwo ushobora kuza ureba gusa ibintu bimwe none si iriya radiyo hari so wayisize hano Iriya firigo buriya ni ngo kuki nakubwiye ni hari nyoko wayisize asanga imeze ibyo bintu uvuga wowe ibyo bivuga wowe. ndavuga ko mutagomba kurebaguzwa ibintu biri muri iyi nzu ntabwo aribyo mwahaye ideni mwahaye ideni umugore mumuhaye ideni mugomba kubonana hanyuma mugakora iki mukadisikita mwakabaha amafaranga yanyu niba mu mashyirahamwe yanyu Ubwo turadisikita ni radiyo kuko we ntawe uhari. ntawe uhari kandi ushobora gusanga ari n'ishyirahamwe ry'ubusambanyi atari n'irindi Ariko niba yarabaha ariko dutaga amafaranga. niba mwarasambanye mukamuha amafaranga nawe akaba hari abasambanyije ibyo ni byo bintu ntazi mumbwira ibyo twebwe ibyo ntabwo ari byo twe tuje kureba turi gushaka amafaranga yacu Ndabona uri umuntu mukuru. Uretse ndabona uri umuntu mukuru. muzehe Biragaragara. biragaragara he No mu gasura. mu gasura kahe kawe wigeze ubona asura ngewe agasura se yigeze asura mabuja arasura niwe umva abasenzi umva turi abasenzi
ntabwo turi abasenzi muri abasenzi byose ni kuko ibintu bimeze niyo twamusambanya tukayamuha akemera ko yatubikira ntibivuga ko bikuraho ko atatwishyura ducika ariko se hanyuma ukazubaza televiziyo ukaba televiziyo ukaba ni iyawe se rusari nyogokuru wanyu wayishyizanga ushaka kuvuga iki muri make ushaka kuvuga icyo ushaka ndi ibintu biri ahangaha kandi ntabyo mwahaye ideni umuntu ntabwo mwahaye ideni ibintu si ucyangwa itabi wari wambona nk'urumogi ucyangwa itabi mu itabi mu itabi bivuga muki ntabwo ndi umwana nanya ngura agafeki oya si mu itabi ntabwo umwana itabi gusa saho n'amayoga yaramureze urebe n'izo bafure ko zikora birabwatse ntabwo cyaka comeka neza ni modeli yanjye yo kujije kutushisha reba na firigo niba atari umutako ariko sibyo ni ibiki kuri gukandakanda hari amakuru najya ngo ndebe amakuru urakandakanda iyi ni imineke nangwa niyapfa kuri gukanda mujyana gucana muze have ngo muzave have murava hano nabi mbabwire ntongere kuza kwegera ibi bintu ntabwo tuva hano nabi mushaka kwegera umugore wanyu muzamwegera ariko wikwegera ibintu umugore wawe asa ni televiziyo nguki ntabwo twumva amafaranga yacu arabara uzi ko mwashize isoni amafaranga yacu arabara aba ari iki arabara se muri urakanda ukandakanda hariya nikabaragara ubu tuyamuha iyi nikabaragara yari afite iki tuyamuha amafaranga yacu ngo tubike ariko urabizi uzi ko yabonye yaguze televiziyo agura amafirigo agura amaradiyo abona nayo kugenda atatwishyuye badondebere bashana kubika oya badakubwira twanyotsa muze twakubashye nturenga icara mwihorere twakubashye ariko icara twakubashye ushobora gukubita ipasi cyangwa mu tuza muzehe tuza tuvugane twe ntabwo twika baramwika nturenga ariko nk'ubu wakagize intege se umuntu aba yakubashye umuntu agumeneye kumena agahanga ngo nguki kumenagura kumena agahanga tukanabitwara kandi twanagusiza twakumenagura urakaramba ntubone twakubashye wa musaza ngo ugire ngende kukaramba wa musenzi we urakaramba ntabwo uri gukaramba ngo ndi umusenzi nanjye ntabwo uri umusenzi uri umusenzi wigeze ubona najya mu kiliziya gusenga turishyuza ibyacu ukazana amagambo kandi nkubwire tugendere bamubwire bwa none turakubabariye nimugende tugiye gutegura indi mipango mugende basi sawa sawa muzagarukanure ko ntazatwika umuntu mu gituza koko turumukamo amavuta y'amabesi ibyo mwari nawe ukakubita ku nda yawe ukareba amara turumukamuka kubwanwa niko gatangiye kuba ngo nguki hagira umusenzi uzagaruka muri ubwo kubita ipasi ukunda kari kantu kubwanwa ni nako kari katangiye kunuka tangira kumbwira ntabwo kwita ipasi kunda hasigaye ukareba uko amara ataguturumukamo umugore aho musambana njye ndazi wowe mwahuye musambana ndazi namuhane amafaranga ninjye wasige muri urugo nuko uriya mugore nawe ari kushaka arashaka ngo uzamubere umugabo sinshobora kubyemera njye mfite umugore wanjye witwa Mutoni urambwira iki ufite ikibuno cyiza kiryoshye hanyuma uri ufite ikibuno kimeze nk'iki kingande arambwira iki Mutoni bafite ikibuno cya Nairobi Kenya arambwira ibintu by'amafuti hagira uzagaruka urebe ko ntazagutera ipasi ku nda ndebe ko turamena umutwe mumene umutwe nanjye batera ipasi aginga rwose yigisha kuko abantu bazi mu rugo rw'umuntu baza birebesha radiyo na televiziyo baza basaba amafaranga ngo barimo amafaranga ntibindeba televiziyo ntibareba n'urugo ntirubareba bazongere bagaruke nta muntu uzagaruka mu rugo cyeka nintakariho asanga abantu mwiriwe niwe Diako njyewe karibu makuru y'iminsi siko nari nagutelefone telefone yawe wayivanyeho nayikuyeho ko bambwiye ko mushaka sinzi ibyo byose hano haje abantu bameze nk'ingegera nk'amabandi yo mu mujyi ibyo utabakubise se wakubita abantu bangana kuriya ni abasore kandi nawe uri umusore bakaza bareba televiziyo baraza barishyuza amafaranga hano bajya hano ni muri banki batabareba ndabasuzugura ndabirukana ko bagenda bashakiraga iki se ko nihuta umva ahubwo yabo twari babiri twari kubamena agahanga zakata ujye wigisha izo ngizo ntabwo nkazikwigisha ku buryo namena umuntu agahanga twabakubita tukabahabya none rero gerageza uze kuza kunyimura nze kuza kukwimura
Nasangahe? ndashaka kuza kwimukira hano rwose mabuja yaragiye sinzi igihe azagarukira Yaragiye? wamenye azagaruka ryari sinamenye ntabwo tuzatwagira icyumba cy'amasengesho nabyo nabikora ariko se umugore wanjye ntabwo ajya muri ibyo nawe yatumena umutwe mutoni uriya yamera amababa namukizwa n'iki no kujya kuryama arabanza akantegeka arambwira ngo vanamo ikabutura hanyuma n'urije ndi kurya muri iyi minsi sindika rya ruguru urugo rw'undi kurya na rugo niko umva uze kuza saa 9 reka nimba ngiye saa 9 mu kadomo uze kunsanga saa 9 ndaza uze kuza tugende asa arimo gutera ipasi uransanga yiri epfo urimo gutera ipasi ateraga ipasi shaba ariko iramfashije sawa okay